twese turabizi ko mu minsi yashize aribwo habaye amasezerano ku wa 4 Ukuboza 2025 Washington DC, ubwo Perezida Tshisekedi Felix ndetse na His Excellency Paul Kagame bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ariwo bise ngo Washington Accords. Nyine aya masezerano bayise Washington Accords imbere ya Perezida Donald Trump. Aya masezerano yari agamije guhosha intambara ndetse n'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no guhuza ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari. Ariko ku munsi ukurikiyeho bidatinze ndetse ku munsi w'itariki 5 Ukuboza, imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu bice bya Kataloga, Ruvunzi ndetse na Kamanyora. Ibisasu bikomeye byakomeje kugwa ku butaka bw'u Burundi, abaturage batangira guhunga. Ibi byatumye abantu baza kwibaza ese koko aya masezerano araza guhosha cyangwa se arabasha gutsinda ibi bisasu bikomeje kugwa ku butaka bw'abaturage cyangwa se bikomeze kwangiriza abaturage ndetse bica n'inzirakarengane. Ubungu aka tugiye kureba icyo bita Matrix se cyatugiye kureba ese ni ibiki byanziritse, ese ni ibiki bisasu ndetse n'izi ntambara biri kwangiza, dushyire ku munzani se tumenye ese koko aya masezerano arabasha gutsinda ibi bintu, abe yabasha kuba yashyirwa ku murongo ndetse izi ntambara ziri kubera ku karere k'ibiyaga bigari zibashe kuba zahagarara. Impamvu y'iki kiganiro se cyangwa impamvu y'ibintu tugiye kubikora nuko turabizi ko muri 2022 habaye amasezerano ndetse 2023 haba amasezerano ngo M23 yagendaga nyine bakomeza bagenda basinya bakora amasezerano ariko bikanga kugeza n'ubu nyine izi ntambara ziri kubera mu karere ziracyakomeje kuba kandi amasezerano ntagiye adakorwa. Rero impamvu muri aka kana bwo tugiye gukora Matrix tuvuge ngo ese bitewe n'ibi bihomba igihugu runaka byagiye kigira, abantu bangiritse, abaturage bahunze cyangwa se abataye ingo zabo, abakomeretse, abapfuye, abasirikare igihugu cyahombye, tumenye se koko aya masezerano arabasha guhosha ibi bintu byose buri gihugu cyagiye gihomba ndetse cyagiye gitakaza, be babasha gushyira hamwe bongere bavuge ngo aka kanya intambara cyangwa se imyigaragambyo ihagaze hagati ya M23 ndetse n'ibi bihugu biri mu karere k'iburasirazuba. Gusa mbere yuko dukomeza tubanze twongeye tumenye ko bisa nkaho uru rugamba se cyangwa intambara iri hagati ya M23 ndetse na FARDC isa nkaho ya shiftinze none iri kwerekeza ko bigaragara ko none ari intambara yamaje kumera nkaho iri hagati ya M23 ndetse n'abasirikare b'u Burundi cyangwa se ingabo z'u Burundi. Imirwano irimo ku ruhande rwa M23 bashinzwe kuba bafashwa n'u Rwanda ndetse n'ingabo za Kongo arizo FARDC ndetse n'indi mitwe ishinzwe kuba ifasha FARDC arizo bita Wazalendo. Ku ruhande rwa Kongo hari n'izindi ngabo z'u Burundi zoherejwe n'u Burundi arizo FDNB zoherejwe gufasha Kongo cyangwa se gufasha abakongo n'abazalendo kuba barwana M23. Ibinyamakuru bikomeje kuvuga ko u Burundi bumaze kohereza abasirikare bagera ku 10,000 muri Kongo kuba bafasha Kongo kurwanya M23. Ibi byerekana ko urugamba rutakiri rwa rundi rusha nkaho uri kugenda rushiftinga rugenda rufata utundi turetse kugenda rufata ibindi bihugu, bikaba bigaragara ko bigiye kuba intambara y'akarere. Ahubwo rwatangiye nyine kugaragaza ko abaturanyi babo bagiye banzirika. Nono Matrix ziri kugaragaza hano biri kwerekana ko u Burundi bumaze kuvuga ngo wenda bwashyize abantu bajya ku 10,000 cyangwa se riski y'abasirikare bajya ku 10,000 ngo bajye kuba barwana ku rugamba, biba bitezewe neza cyangwa se batabateganya ko ari bugaruke. Tubizi ko abantu bajya ku 100 kuzamura bamaze guhunga igihugu cy'u Burundi bavuga ngo bari guhunga ibi bisasu biri kuraswa y'aka kanya, ndetse guhera ku ijoro ryashije turabizi ko kugeza aka kanya hari amarasa, hari kurasana, hari n'ibiki byose. Abaturage bajya ku 100 bamaze guhunga irirasana ndetse na FARDC imaze kugira abaturage cyane ko ingabo zigira ku 100 ziri active ziri kurwana. Urumva nabo ni ikindi gihombo cy'abasirikare baba bavuga ngo bari ku rugamba batabizewe neza ko ari bugaruke kuko urugamba ruba ruri kwica ntabwo ruba buri kurema. Urumva none na M23 imaze kugira abasirikare se cyangwa abo twakwitanga indwanyi bayirwa kuko ni wabita abasirikare bayirwanira bagira ku 3,000. Urumva ko buri ruhande rufite ikintu cyose ruri guhomba, kandi ugereranyije nka aka kanya twavuga ko intambara isa nkaho ya shiftingiye ku gihugu cy'u Burundi kuko niho effect nyinshi ziri kugaragara, ni ibisasu byinshi biri kujya. Urumva ko intambara isa nkaho ya shiftinze none bigaragaza ko abarundi aribo bari ku gihombo gikabishe bitewe n'ibintu aka kanya biri kuba byaba, abaturage bari kwicwa, ibisasu biri kubahitana. Ariko none turi kunya tumenya se Matrix wowe uri kubona we cyurajya ukora uraba Matrix turi kugutanga cyangwa turi gutanga hano ugereranye n'ibihombo bituvuga se aya masezerano yabaye kuri uriya munsi yabereye i Washington koko araza kubasha guhosha iyi mirwano se cyangwa abasha gutuma ibi bihugu byo mu karere bibasha kwisobanura biba byashyira hamwe. Ibi bari kuvuga ngo bagiye gushyira ngo umutungo kamere uri mu karere ngo bawuhuze ngo babashe kuba bakora ikintu Kigali, koko aya masezerano abasha guhosha bitewe n'ibi bihombo biri kugenda bihura nabyo. Urajya ugenda muri comment uvuga ngo kabisa nimba wenda Burundi bumaze guhomba ingabo 10,000 ntago Burundi bwapfa kuvuga ngo wenda ngo izi ngabo wenda ngo tuvuge ngo dushyizeho gutya turahosheje ngo birangire. FARDC imaze guhomba cyangwa se imaze kuvuga ngo abasirikare bari active bari kwirwana bajya ku 100
ibashe guhangira yihosheje M23 ntituzi wenda ibyo rigomba cyangwa se ingabo abari kuyisapotinga ntituzi ibyo bari gomba wenda tuvuge ngo barahosheje borashyira ku munzani uvuge ngo kabisa aya masezerano ashobora kuba yabihosha kayo kaba byagenda neza. Kugeza aka kanya i Burundi bamaze kwemeza ko ibisasu bikomeye bikomeze kugwa ku butaka bwabo, bikaba byateye abaturage panike ndetse no kumva ko batari stable. Abaturage bo ku misozi ya Rusizi se cyangwa abaturage batuye mu gace ka Rusizi bo bakomeje kujya bavuga ngo amasasu bari kumva ni menshi cyangwa se ibisasu ni byinshi bikomeye. Mu masaha ya nijoro baraye bumva ibisasu ndetse no kugeza aka kanya bari kuvuga ko ibisasu bikiri kumvikana muri ako karere ka Burundi se cyangwa muri ako gace k'i Burundi, aribyo biri gutera abaturage bamwe kugumya bahunga ndetse na bamwe baturiye Rusizi bari kugenda bahunga ngo nabo wenda ibyo bisasu bishobora kuba byabagiraho effect. Abanyekongo bari bahunze imirwano bashatse kwambuka Rusizi ngo bajye mu gihugu cy'u Burundi, ariko inzego z'umutekano z'abarundi ziba zababujije kuba bakwinjira ngo bahunge. None metric usanga cyangwa se ibipimo anga bigaragaza ko abantu bajya ku 15,000 bahunze mu masaha 48 yose ashije. None abantu bagera ku 200 ni abantu bangiririjwe aho bari batese cyangwa na abantu babuze ingo zabo bitewe n'ibi bisasu biri kugenda bikwangiza, ama drones n'ibiki byose biri kugenda bikwangiza. Urumva izi ni metrics zigaragaza ko ari igihombo kiba gikomeye ku bihugu. Abantu 15,000 kuba bahunze igihugu bari bafite imikorere bafite ikuntu bakora, urumva igihugu cya kibuze imbaraga ndetse cyaziteza imbere. Nimba abantu 200,000 babujize ingo zabo aho bari batuye, urumva kugira ngo baboshe kongera kuba mu buzima busanzwe batabera mu bukene, urumva ni budget y'igihugu izagende kugira ngo ifashe abantu nyine bagize ingaruka mu ntambara, urumva ni igihugu cyahombye. No mpamvu aka kanya se wowe uri kumva ko nimba aka kanya Uburundi buri kuvuga ngo bumaze guhomba abantu 15,000 bahunze igihugu, ingo z'abantu bajya ku 200,000 igihugu kizabasha kuba cyakongera kubakira. Ubu urumva izo metrics zatuma aya masezerano yabereye i Washington yaza akavuga ngo tugiye kuhunga aba bantu babashe kuba bashyira hamwe. Nubwo amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Washington ku butaka, imirwano iracyakomeje. Nta kintu kigaragaza ko aya masezerano hari ikintu na kimwe asa nkaho yahinduye. Abantu bakomeza kuvuga ko ibi bishobora kuba ari intangiriro y'intambara nini cyangwa se intambara idasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Nubwo wenda diplomasi se cyangwa nk'icyo twakwita ubwumvikane buri kugaragaza ko hari icyizere cy'uko intambara bashaka kuganira bakaba bayihosha cyangwa se ikaba yahagarara, ariko muri reality cyangwa se ku bintu biri kugaragarira ku butaka se cyangwa ku bantu nyine ibintu bari kubona birerekana ko amasezerano ashobora kudahita agira ingaruka nini kuri izi ntambara se cyangwa ahita avuga ngo abashije kuba yahagarika iyi ntambara. Ko bigaragara ko nubwo amasezerano yakozwe asa nkaho nta kintu yabaye, ahubwo nyuma y'amasezerano nibwo hatangiye kuba ibindi bintu bikomeye cyane. Ubundi i Nairobi mu mwaka wa 2022 nabwo habaye amasezerano agamije gukemura iki kibazo cya M23, ariko iki gihe nabwo nibyigeze bishoboka. Ibi byeretse byerekana ko usanga ibi ngibi aka kanya biri kutwerekana ko amasezerano y'amahoro akenshi aba ari intangiriro y'inzira ndende, utavuga ko ako kanya ishobora guhita ihagarika urugamba. N'ubu ngubu biragaragara nuko amasezerano yabashije gukorwa se cyangwa hari abantu b'ibikomeza bagize inyandiko bashyiraho umukono, ariko biri kugaragara ko n'ubundi urugamba rukomeje nubwo nyine amasezerano yakoze. Kigaragara ko nubwo muri Nairobi habaye amasezerano muri 2022, ariko nibyigeze bihindura uko intambara yimeze. Reba no kugeza aka kanya ayo masezerano yarabaye, ariko aka kanya ikibazo cya M23 kiracyakomeje. Akarere k'ibiyaga bigari gafite umutungo kamere ukomeye cyane, icyo wakita kuruta cyane cyane ko hano turibanga kuri iki gihugu cya Kongo nicyo gifite umutungo munini cyane, za kuruta, za kobati, za zahabu. None i Washington Accords se cyangwa ko kuri twabonye nama bayise Washington Accords yibandaga uburyo yahuza ibi bihugu byo mu karere ndetse no gushora imari muri aka karere, bikaba byavuga ngo bigiye gushaka nyine uburyo uyu mutungo kamere wabyo ushaka kuba wagira iterambere rikomeye. Ari naho bavugaga cyangwa se amakuru yakomeze kugenda avuga ngo ari naho bavuga ngo hari kuzakorwa imihanda ya gari ya moshi, imihanda minini, imihanda hejuru, imihanda bike, bitewe nuko nyine bavuga ngo wenda bashyize hamwe babasha kuba bakora ikintu kirekire bagendeye ku mutungo kamere w'ibihugu bugiye bifite. Ariko imirwano ikomeje kwerekana ko ubucuruzi bushobora kudinda cyangwa bishobora kutagenda neza bitewe n'iyi mirwano ibihari. None metrics cyangwa se nk'ibyo twariranye nk'ibipimo biba bigaragara. Nk'ubu ngubu urabona ko Kongo cyane ko koruta yose cyangwa se ibuye ry'agaciro bita cobalt 70% y'ibuye rya cobalt rikoresha ku isi yose ni Kongo se cyangwa ni igihugu cya Kongo kiri supplyinga. Nawe urumva ko 30% ituruka kandi ariko 70% ni igihugu cya Kongo kiri supplying. Bivuze ko hano ku mwaka Kongo yinjiza amafaranga miliyari 4 z'idolari ku mwaka aturutse ku ibuye rimwe rya cobalt,
ayo nyine basohoye ndetse ikaba yakinjije ayo mafaranga, ariko baravuga ko 30% y'ayo mafaranga yinjiye aba yahise arengera mu bintu by'amakonflict cyangwa muri ibintu by'intambara, ariho ahita arengera kugira ngo afashe ingabo, agaburira abaki ibikomere, avura inkomere cyangwa se agende nyine, ugasanga 30% y'amafaranga yose yinjiye ahise abura, kandi ayo ngayo 30% urumva nta mafaranga menshi, wayubakamo imihanda, wayubakamo amavuriro, wayubakamo iki. Urumva koko iyi ntambara iri mu karere idindiza ibintu byinshi cyangwa se ituma ibintu byinshi bitagenda neza. Nawe umva ko nimba Kongo wenda ihomba ayo mafaranga mu gihe cy'umwaka, cyangwa se ayo mafaranga yagakwiye gukoresha mu bikorwa byayo, ahora agenda buri mwaka ari kugira ngo asupporting ingabo zayo, abari ku rugamba bagombye guhangana, ariko akaba agenda. Ubu nawe washyira ku munzani tuvuga se koko iyi ntambara iri hafi guhagarara se, cyangwa bitewe n'ibi bintu Kongo igenda ihomba, cyangwa iki gihugu wenda kiba cyabashije kwinjija amafaranga cyangwa se ubu butunzi bungana gutya mu gihugu cyajya, ariko bikarangira nyine agiye ahombera mu gufasha ingabo, nabwo bikanga ugasanga zagize ibibazo ngo zapfuye, bagiye bohereza n'izindi. Urumva koko kizashobora guhara ibi bintu byose kivuge ngo intambara iharahagaze, kandi iki gifite ubushobozi bwo kuvuga ngo twakora ibingibi kandi tukazatsinda intambara? Biracyagoye. Kuba ku rugando mpuzamahanga se cyangwa ku isi yose bavuga ngo iki ntambara se cyangwa nyine aya makimbirane ari kuba mu karere k'ibiyaga bigari, biri kuvuga ko hamaze kujyamo wenda ibihugu bitatu, ari ukuvuga ngo Burundi, Kongo n'u Rwanda, bose bisa nkaho bigaragara muri iyi nkuru se cyangwa muri iyi ntambara. Rero byatumye abantu bakomeza kuvuga ko ibi bishobora kuba byageza ku ntambara nini cyane, cyangwa se intambara ndende yo mu karere, bitewe nuko ibihugu bizajya nabyo biza bijoininga gake gake, nk'uko twari tuzi ko mbere yari intambara ya Kongo cyangwa se na M23, wenda nubwo bagumya bavuga ngo M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ariko yari intambara ya Kongo na M23, ariko turi kubona ko none intambara kugeza aka kanya yamaze gushiftinga, noneho hivanzemo n'u Burundi, noneho cyane cyane M23 noneho iri kurasa Burundi. Ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo, cyangwa se ingabo z'u Burundi zamaze kujya ku butaka bwa Kongo zigera ku ngabo 10,000, ndetse FARDC nayo ikomeze kongera ingabo hafi kugira ko ku ngabo 100,000 ziri active zishobora kuba zarwana. M23 nayo ikomeje kwigaragaza ko idafite gahunda yo kuba yahagarika iyi ngabo. Se amasezerano koko afite aho arageza, cyangwa se afite icyo arahindura kuri rugamba se, cyangwa kuri iri hangana riri kuba hagati y'uyu mutwe witweragwa wenda M23 cyangwa n'izi ngabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Abaturage bari mu bwoba bwinshi cyane, ibishashu bikomeze kugwa cyane cyane u Burundi aka kanya, amazi akomeze gusya, abantu bakomeje gukomereka ku rwego ruri hejuru. Abaturage bagerageje guhunga ntibemererwa kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, bahagaritswe n'ingabo z'abarundi, abo bari baturutse muri Kongo harira muri Kivu. None ikigaragaza metrics bigaragaza ko abaturage 25,000 bahunze baturuka muri South Kivu, nyine bahungira muri South Kivu. None abaturage 5,000 bo babaye blocks cyangwa se bahagaritse muri Rusizi. Mu Rwanda aho wisanga nta kuvuga ngo baraguhagarika, ariko aba baturage bo bahungaga bava i Burundi ari 25,000 bakomeza bashiftinga bajya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko biragaragara ko 20,000 nibo babashije kugenda, ariko guhera ako kanya 5,000 byacyafungiye kuri Rusizi, ntabwo batumye binjira cyangwa se banze kubaha ubuhungiro. None bigaragaza ko abaturage 50,000 kuzamura aribo babashije kuba wenda ari inkomereke kugeza aka kanya, aribo ibisasu byagize ingaruka, amasasu yagize ingaruka, nk'uko nyine amakuru ari gukomeza agenda bitubwira. None ibinyamakuru bigiye bikomeye harimo za Reuters, Source Media n'ibindi bigiye bikomere, bose barimo gutangaza aya makuru y'imirwano akantu ku kandi, nk'uko nawe turi kugenda aka kanya uko imirwano imeze, ikintu cyose kiri kuba kiri guhita kikujya aka kanya. Ibintu rero bituma intambara ikomeza kuba global, igenda nyine isiga isura mbi ibihugu bimwe na bimwe bari kuvuga ko biri mu involved muri intambara, bikaba byatuma iyi ntambara ishobora kudahagarara vuba, kuko bazaba ibihugu nk'ibi ngibi nka za Kongo, za Burundi biri kubona ko nimba bari kwanga abaturage bari guhunga, isura nyine iri kwangirika. Bazavuga ko ibi bintu byose nimba bashobora kuba barabihombye cyangwa se barahaze ibi bintu, urumva kugira ngo intambara ihagarare bazashyira ku munzani bavuga se aya masezerano kuba yahagarika iyi ntambara bishobora kuzagurana cyane, bitewe nuko ibihugu bikomeje kugenda bibihomberamo se, cyangwa hari ikintu nyine kigaragaza ko ibihugu nubwo nyine bifite amasezerano, ariko ibyo byahombye n'ibinini bishobora kuba biremereye kurusha ayo masezerano, kugira ngo ayo masezerano aze kuba yabasha kuba yahagarika ino mirwano biraza kugorana cyane. Imirwano ikomeje gufata indi ntera guhera ku itariki 5 kuhera uyu munsi. Abaturage bari ku mipaka ya Rusizi bari mu bwoba buteye ubwoba cyane, bavuga ngo nabo ibisasu bishobora kubageraho, kuko ibisasu bikomeje kuvugwa cyangwa se bikomeje guterwa cyane. Amakuru y'abasirikari barashwe cyangwa se babaye inkomere ni menshi cyane. Ese uru rugamba ruraza kurangira se, cyangwa urugamba ruraza gutuma
akarere kagarukamo amahoro, cyangwa se urugamba rukomeza rushifitinga rugera no mu bindi bihugu bisanzwe. Ese aya masezerano y'amahoro ashobora kuza gutsinda ibi bisasu bikomeje kugenda byangiza abaturage, bikomeje kugenda birimbura amazu y'abaturage bakomeza guhunga? Ikigaragara cyo tugende kuri izi metrics turaza kubona ko buri gihugu kigiye gifite igihombo ku giti cyacyo. Abaturage b'abarundi bari guhunga, abaturage ba Kongo bari kugenda bahunga, ndetse n'abari Rusizi ho gatoya bari kugenda bahunga, wenda baganga igisasu gishobora kuba cyaza wenda mu gihe runaka, ariko ho ntabwo mu Rwanda igisasu kirahagera. Ariko nyine nabo byagerageje kuhagera, ariko hari imodoka nyine itibizimiriza mu cyo bitaragera ku Rwanda, kwa kundi twabonye ibisasu bya Kongo byigeze kwata ku Rwanda ariko bibasha kuba byakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Rero iki cyo kigaragaza ko hari ibihombo buri gihugu kigiye gifite biri kugaragara mu aka kanya, biri guterwa n'izi ntambara. Tutaremera neza ko aya masezerano yabaye ashobora kuba yahosha iyi ntambara. Ibyo rero turi kwitega, tugenda tubagezaho amakuru cyane ku kandi. Wemenya ko wakoze subscribe kugira ngo hatagira inkuru n'imwe irajya gucika, cyangwa se amakuru yo kugenda atugiraho bukanya atajya gucika, byose uba uri kumwe nayo gatanu ku kandi.